Ndi papa sava. Nasuze ngenzanye. Ako se papa sava ubu koko natera amagiho namenya kubanura iryo uri ni Ikisuze kugipfundura wowe. ako papa sava ni izina ry'Imana abantu bakwikiramo arakuza ubwenge pe Nukuri kw'Imana. uzi ubwenge ku buryo ubuzi kandi bwinshi ikikuru kugipfundura ntabwo nakibura mu kabari ngo ariho mbyigira burya kenshi ugira gutyo te Gipfubya nyine nyigukunda. ukabukimenye mu bakiriya yaba ari mu bukwe akigira urukiti hwa ukakimena mu bakwe ave mbyigira Ntabwo uzi ukuntu nigeze gutaha ubukwe nanjye ngo ubwo navuze ndavuga kumbi sinzi gufundura champagne si bimwe by'intu bimwe bijya kuba nk'amakarabiya babanza gucunda umusa nkayoberwa uho bakanda nkayoberwa wagira bate sinzi ukuntu nafashe rwa ruti mba naruvunnye kandi yari imwe yonyine ruvunikiramo imbere nkajya mvuga se mfata irindi cupa nkubite ku rugara gihita gishwanyuka hara rero wagira mu bakwe mubiri sinzi ko rigombera bya bikabyo byiki ariko iyo ubonye hari waka ngaka hariho utu tuntu tumeze gutya ubwo aba ari ugufungura bisanzwe tugacika ko ari urifata uko banashyizemo utuntu twa maringosho ese ibyo bakaraga ni bimwe nyine nakubwiraga baba bifite icyo kintu cy'igiti nyine noneho bakagira gutya noneho yamara gukura waka akagira gutya agatarutsa hejuru ni uvuga ngo ubu bwoko ariko iki ngiki cyo iyo usanze harimo utu tuntu tw'utwenge nta bikabyo byinshi gutya n'ifungura bakira ariko nayo yayo mubaho neza ubu iki kiba kigura nkangahe oya wirebe yayo kigura reba ubuvandimwe ako kantu ni sawa si ibintu byumvise se ntugukaka gusa ariko iyo utakizi ntabwo uba ukizi shyiramo bwa maringosho n'amapira nta kigenda akira rero nkubanze muvandi ni wowe ukazanye dusome turashyiramo ntibamenamo rwinshi noneho hari n'abantu baba batamenyereye kunywa ruzungu bagotome akacyuzuye agahita arohayo wayango ni itaka ry'iki akenshi atadandabira nabaza abantu ati harya prepevo nuye yaje abaza ati nuye turagenda twiyongera nk'abantu bihaye ku nyota yacu ku buzima bwacu naho ubundi nibyo nakubwiraga ndakumva burya ngiye ntabwo njya ngenzwa n'ubusa cyangwa ngo ngende amaramasi ariko ibyo nakubwiraga kiriya cya dafi kibirindura buriya ndagicapa ukagira ngo ni umukanishi uri munsi y'imodoka kwa kundi bacukurira ibintu by'imodoka noneho bakazishyira hejuru y'icyobo ugasanga umukanishi ari kugikanika areba hejuru ni mama ya mungu wowe njyewe nyine reka nkubwire papa saba turahano w'inshuti ariko wicaye ukiyemera ngo dafi ngo ndamudevonsoringa hariya hantu mpita mvugana uri kunyemeraho wowe dafi wamubasha ariko ureba umuntu nkanjye ufite ibintu urekera cyane ari ibinure biruta ibyamba amasava wanjye se ariko ureba amaze imyaka 17 ndeboronsora mama savuri warangiza ukajya kumbwira ngo uriyungana n'umusogwe wa soya nako umusogwe wuhise urutumbwe rw'ikawa cyangwa impeke y'ikigoro ukavuga ngo ngiye ni ukuvuga ngo vano gufata ukayongobeza ukanagaho buriya baramenyereye mama sava wanjye umuriro n'umunyotwe n'ibikunywa yewe ariko uzuriya mama sava buriya umuriro n'umunyotwe ni nk'ibikunywa agitangira inshuro ya mbere atugiye hiya kabiri ugiye atari kubwuhinzi icyo akavuga ngo dafi baramburana hari igisore hari ukuntu mureba ukabona bose afite ikinure ariko ndakubwira ngo mama sava mama sava umuriro n'umunyotwe urabeshye n'ibikunyu ubu gihinga iyo rya mbere ati rya kabiri kutarishyizeho washyiraho irya gatatu kudateye se washyiraho irya kane ati tongora akada gato vuga impeke y'uburosha muri izo hano ufite ikidamu pe kiriya se ariko rindira ahubwo nibyo nari nagushakiraga nyine burya niyo mpamvu ntagenda ubusa nazagize ngo nyiguturiye ubusa mugenzi ariko rero uyu mwembe wawe nawe kubera utajya uwuteramo oya umuti bawuteye izi sazi zituruka oya umuti barawuteye ahubwo barantuburira buriya nabyo bisaba ngo abantu bajye babanza barebe ni uwuhe muti koko uberanye n'igiti izi sazi se zahabaga oya ntazo nari nsanzwe nzi hanyuma nibyo nakubwiraga yego
nuko mfite purani Plani? nagira ngo nyine unyigire poroje neza wumve kwicamo cyangwa se nkubwire iyo mfite wumve niba nyine nzayishyira mu bikorwa kandi nta kintu waye bize se nakwima ibitekerezo iyo poroje yimbwire dufatanye iyo plani noneho tubidizayininge njye ntacyo nakwima gifite urumva nicyo nakubwira mbwire plani guteye uriya dafi rero ngize rimwe ngize kabiri ahita nyizera 150%. sa 50%. akomeje kubuvuga none n'umushinga uramugarukaho byose bimeze biti sa 50%. none rero ndashaka gukoresha uburyo bwose ku buryo anyinjiramo noneho desa purusa umwica umutima akakwigarurira nkawuhindura ibikenyeri akomeje kumbwira ngo buriya ujya winyuzayo ngo ukijajabira ukagira nkagira ngo ni umunwa njye uramufite ariko si ibyo ndimo mbwira ngenda kubwiye ngo mfite purani yego ntabwo ari ukuvuga ngo nagiye gusa ku buryo muhereza umutima noneho akanyiyumvamo 200%. ariko njye ubwo ni purani nyine uri kunyumva namara kumushyira kuri 200% sasa uranyumva neza ushaka kumubyara umwana se kata ntuzi se ko adasezeranye mu mategeko na kirimbuzi ariko kirimbuzi numva avuga ngo nta kagabo ngo kari aho ngaho kakavuga ngo barindira ariko wumve nyine barasezeranye ngo afitemo reka barasezeranye ariko si uramakanya njye simbizi ubu umuntu turararana cyangwa tukagira gute simenye se uko gahunda zimeze ko mbona se ameze nk'umanajinga imitungo nyine ya rero kirimbuzi nibyo nshaka kukubwira nyine nimara kumwica mu mutima yego ubwo barenda gusezerana kuvanga umutungo rusange nibamara kuwuvanga rero ubwo ngenda ndashaka kuzakora none ibyo nakoraga mu rwijo nkabikora ku mugaragaro nawe ukabyivangamo oya ku mugaragaro noneho namukora ku mugaragaro zasenya urugo rw'abandi umva nyine ni purane nashakaga nibyo ushaka noneho nabikora ku mugaragaro kirimbuza akamfata aho uriyahuye urabona reba nka cya gihe aza akadusanga hariya mu nzu ntabwo yazanye inyundo azana ishoka n'ishoka ni igiti yarazanye ishoka simbizi urabona ko afite umujinya w'umuranduranzuzi yaranahuka urya kirimbuzi ndashaka kuzabikora ariko nateguye abandi bantu bameze nka ba kigingi bindorereze bagahurura muri bo ariko nabo nababwiye nti ndabakubita akantu noneho akaza akadufata nadufata urumva kuriya arakara n'umujinya w'umuranduranzuzi byanze bikunze azahita ariko bimwe bavugaga ntabwo ari isazi n'inzuki wowe gacwa oya ni isazi ziba ziri kurya aya mavuta y'ibi bintu nuko waruvuze ngo hanyuma se noneho rero nadufata urumva ni divorce uri kuyumva ese papa sava inyungu ufite zo gusenya urugo rwa kirimbuzi wa gicucu sinakubwiye ko ntagenda njye nakubwiye ngo utege amatwi unyumvire purani noneho urumva ko azaba barasezeranye mu mategeko baravanze umutungo uko byagenda kose mbona zidakize reba ibibanza reba amazu reba iki hari ikintu na kimwe badafite noneho hari n'inzu buriya nubwo ubona batuye hano uriya mugore ubona atagenda yambaye amashene hano ku maguru yaragafashe n'umusirimu baragira muri telefone rwa miliyoni nka zingahe noneho njye ikintu ushaka rero nibamara gusezerana 50% nyine kirimbuzi adufashe kirimbuzi no guhubuka kwe azahita yakadivorce byo nta nubwo yanareba ibyo ahomba umugore azatwara kangahe 50%, umugabo 50% nta mwana urimo uri kubyumva njyewe nzakora iki rero ni uguhita noneho nongera nkashwanyaguza umutima wande wadafi kuko ninjye azaza asanga urumva namara kushwanyaguza adashobotse nawe buriya ntimwabana kabiri oya ngize ibyo birandeba azahita nabivamo buretse nibyo nakubwiraga purani yanjye irapanze neza namara kushwanyaguza aje noneho sasa nkabigenzane bazo tuzakora iki njyewe ni uguhita noneho ntangira gushaka uko nkuri cya 10 muri rya senkani nanajijwa kandi njyewe yego papa sava nzahita nkora kandi gatendo sasa noneho senkani nyimurye yose nindangiza ncira ibikatsa ajya kwangara mbesire niyo gahunda afite tukabona bamwe na bamwe mukira kumbe muba mwaribye bya rubanda muri make uravuga uti ngiye kumufata agenda yitendeka kuri kirimbuzi bahita bakora ubukwe niba mara gukora ubukwe byinjiremo nkora ibifuti bafata umugore badivorce bagabane senkani uyinobekemo senkani buriya ngo kirimbuzi nyine dafingiye uko babimbwira ni ukurambikaho gutya gusa akabyara ariko ubundi ngo ni murumuna w'ikiremba buriya ariko ubundi muri turunovisi hari visi yakaragase urabeshye none se wagize ngo ndakubwira ngo sasa senkani purusa dafare kunyishyira ngo ni murumuna w'ikiremba buriya dafa kwa makuru pe akageza arakubwira ngo inkoko iratinda none zandi kukubwira iyo mitungo yose uko ibaruye ukagira ngo mbikuraye nanjye rero akabaze ngo ari kubwira umubi ndamubirindura ncira ibikatsi hariya ndabicira njyewe hanyuma utire ngo kuri
nuko nibyo nakubwiraga uwo musore akaba yagize atya urumva ubwo umusore akaba yagize atya ategura ibintu byaki byo kwambika fiyansaye urabibona ibi byadutse hari ibyo bambara bisanzwe tuzi urumva fiyansaye ni ya mpeta bacomekamo mu rutoki iwe yarabiteguye ariko ziba ebyiri burya iby'impeta waretse nka kurangiza noneho igomba kubera ku kiyaga yari yanakodesheje ubwato noneho urabeshya ni izina ry'Imana ku kiyaga akodesha ubwato akodesha ubwato noneho gato yari hari amataje 3 ya gato indabo zari zihari noneho bagize na twa tundi usigaye ubona bakora nk'umutima bagashyiraho n'akayira mukagenda n'amabuji n'ibiki byose banyuranyuranyemo noneho yari yakodesheje n'abantu atari kuvuga ngo nabo yatumiye yakodesheje abantu bari buze kuvuga ngo byemere utazaba abandi bavuga ngo sayese baranabirepese ngenda ibyo bintu ariko biraharawe byo gushaka inunda rugino zigashungera ngo sayese ubwato bwari iki bw'iki ngo mukumujijisha bari kuba muzengurutsa ku mazi amuzengurutsa ku mazi abandi barimo gutegura akodesha ubwato nyine kandi ari iki se yakuye he ku kibanza baba bamuha akagurishaho agace ajya kuyaryohamo ako nawe yari yabidizayini baza rero barateguye barangije gutegura ibintu byose bigiye kuri gahunda yego umuhungu arakata n'ubwato ubwo bafite ubatwaye bambaye bwa buntu bw'ubushire araje baraparitse abamutanze imbere yihuta umukobwa aje amwiruka inyuma bakigera hariya asanga hari indabo umusore iva ari kubita hasi abakoze mu mufuka sinzi akantu yakuyemo akuyemo impeta ya zahabu ayisesetsemo arayimanura buhoro ayicengezamo igera nk'aho abantu bati yarabyemeye aragumira ikimara kugeramo abayikuyemo arajugunya hakurya iriya mazi zahabu iki wayikurikira ukayibona zahabu ayivanamo arayijugunya y'izahabu mu mazi mani iramanutse no hasi ngo pi iratebera mama yake urumva umusore abariye ubushungu abarumiwe uzi cyakurikiyeho umusore yapake champagne nk'iya kubita mu gihorihori cy'umukobwa agwa hariya araraba barahungiza wapi bajyana kwa muganga ndakumenyesha yuko bashyinguye umukobwa bafunze maskini ya Mungu amasegonda 5 kwihangana umunota umwe amasegonda 30 kihanganira icyo kintu biramunanira pe ndakubwira ngo ibyari byishimo byahindutse iki amarira adudubiza ya burundu isumo rya ariko upore sorry kirimo inkuru yanryohanye nibagira ubwo urumva ko kuyishyiramo bayikuramo abandi bayinoboramo bayigira we pore kabisa nayo nakwibagira ubwo wese nakarahuri muvandi nta kibazo rwose uranywa gaki harimo udufanta nta kibazo nta kiryoha nk'amagambo reka maze murebera gatebe ntabwo amakuru yari meza pe n'iyi nkuru ntiyari yoroshye iyi nkuru yugira ngo yari yoroshye wamuganida ariko ahandi mwari muri aho twari turi aho akavura n'imvura byose birasimburana n'izuba oya nta kibazo mu mwanya ndaho amakuru nayo ni meza ibihe birasimburana umucyo n'umwijima nta kibazo ni sawa cyane turakomerezaho n'ubundi n'abandi mwiriwe mu masava Where papa sava? Mwiriwe. Se kirimbuko. Ntumbi wansigaga tugiye ahantu hamwe. Yambwira tugatambikana. Ubusige se nari nzi yo wari werekeje. Nari nzi yo wajyaga. Gukomera ariko dafi. Mba bakiriza agakise mwebwe. Ngiye nta kintu nyakiriza ndumva nta kintu nshaka. Dafi ngo agaki. Nshaka ubukihoreye ntacyo uramukana. Wowe se urafata agaki kirimo? Oya ntacyo. Nta na kimwe. Ariko umeze neza. Ndamahoro. Sawa. Papa sava. Ntacyo. Na abavandimwe nibyo abavandimwe nta birenze. Hanyuma mama sava. Ndagira ngo tubiganire nk'abantu b'abavandimwe. Nakoze kuba mwaje mbaye ikaze. Ntago tubitindamo. Dufite akanya gato ariko tugiye gukora kuri projet yacu n'umundi twari twatekereje. Hari umushinga twari dufite ndagira ngo tuwukore kandi tuwuve imuzi mu kivandimwe turi umuryango se uyu ni muka Kirimbuzi uyu ni umudamu wawe nanjye turi umuvandimwe ntacyo mwamisha ntacyo twagira gute twabura hagati yacu
tukifite uwo mushinga rero ukuntu uteye ndagira ngo mama Sava rwose avugishe ukuri tubivuge neza tubivimuze. Mama Sava ibihumbi 200 wampaye uretse gato byari iby'umushinga bwoko ki wabimpaye ugira ngo ibintu bigende gute bivuge utanyuze ku ruhande uretse ndagenda mbaye ijambo umfashe nyobora inama. Ndagira ngo usobanure ibihumbi 200 wampaye byari ibyo gukora umushinga wuhe ubisobanurira imbere y'aba bavandimwe ntacyo unyuze ku ruhande tureke amazina tuguhaye ijambo. Digidi ntugira ngo mfite n'ubwoba bwo kubivuga. Amafaranga 200 naguhaye nagira ngo uzamfatire papa Sava n'inda y'umugore igiye kunsenyera itumye nahukana ndi umugore ukuze ubamfatira ubundi umbwire niyo mafaranga 200 naguhaye ngira icyo nikorera. Hanyuma wamara kubagwa gituma se ubafashe impiri bikagenda bite? Wabamfatiye se wabamfatiye kugira ngo noneho ngewe ibikundanye bijyane oya mama Sava oya bijyane kuzimu we. Oya mama Sava ntabwo nafashe rwose ntabwo nafashe ndakurira icyuma nawe. Oya nawe ari kugerageza kuri nkota mu bwubatsi ariko nyine ko turi mu rugo rwe mu icyuma gifata Digidi fata icyuma. Oya nawe tuza nawe nyine ariko fata icyuma mu icyuma ariko oya zana reka aho gireba hano. Oya cyuma tube tugisize ku ruhande kuko habajemo ikindi kintu ndagira ngo tubigendemo mu kivandimwe. Hanyuma rero papa Sava niwengezeho ngewe se ariko nta n'ikibazo. Oya soma nkubaze oya kwahukana yarijyanye ndabizi soma nkubaze mu kanya twari kumwe tuganira ndashaka gusubiremo ibintu wambwiraga mu kanya byatumye ugera ku rwego ugura inzoga ihenze nk'iyi ngiyi ukambwira ngo ufite ijambo rikuru ushaka kumbwira kuri poroje ugira ngo designingi. Subiramo amagambo avuze nk'uko umugore wawe navuye avuze iki avuze ukuri. Si ibintu by'abaturanyi byo kuvuganira kanze ngo uture ikintu cyo kunywa. Umva papa Sava reka ibintu by'ubuhuni ureke ibintu by'ubunajyi wahanga kuri aya meza kuganira nk'abaturanyi hamanya n'umutima wawe imbere y'Imana ko ari ibyo bintu twaganira. Izina ry'Imana ncikijwe papa Sava byivugire mbishyire muri telefone nabiri kodinze kuva twagera ibyo twaganiye byose nabiri kodinze. Subiramo mu magambo make icyo wavuze nyine nabivuze yuko byari ukuzagira noneho nkagira na ntuza kuko benda gusezerana nyine akazadufata nyine bagakora divorce. Vuga neza zikuvuga no gusanzwe uvuga 50 nose wari no kuzanjya noneho ariko se ziba nawe uretse gato nawe turakugeraho mushiki wanjye. Papa Sava ndagira ngo udufashe udusobanure amagambo make nyine uko nyine nabikubwiraga ngo poroje unyigire nuko navugaga nyine ngewe urumva uyu nguyu tuza ubivuge neza utatunyuza hirya uyu n'uyu bagiye kuzasezerana nyine ivangamutungo atware 50 noneho nge nashaka kuzabikora nyine kuri ntuza nyine ku mugaragaro noneho yamufata nyine bagana divorce yakasanga witunyuza kure vuga uti ngewe umushinga waruje ngo nkwigire dore umushinga arambwiye ngo mwigire yavuga ngo arivanga mu by'ubukwe bw'uyu n'uyu uyu narangiza ngo acinye uyu mugabo ariko Demonson ngo uyu nguyu ku karubanda ahantu hose bazamubona muri rogi ashake n'abantu baze bashimangira iyo nkuru bivugwe ihuruduka ry'uyu urumva nako ry'uyu muvandimwe kirimbuzi rizatuma asaba divorce nasaba divorce akamugeza mu rugo amubirindagura mutesha umutwe sicyo bavuga ngo urye n'imitungo y'uyu 50% ye azaba yahawe. Uretse gato rero tugende gake kirimbuzi ubwo turagenda tuzenguruka nk'urushinge rw'isaha umaze kumva ibivugwa kuri muki wawe uyu wagize atya gacamatana n'umugabo w'uyu mugore kuri gahunda ngo z'inkundu ariko uyafite uwo mugambi urabyumva ute? Digidi ndakumva ariko uzi umuntu kwicana ubugingo umubona umuzi yarangiza akavoma mu isoko yanagusuzugura afite agasuzuguro kajojoba senze nkwereke nawe icyuma se ariko Digidi umuntu akansuzugura gutya akanansuzuguza
oya kirimbo degede uko bihagaze ahantu wowe wavuye mu rwahukaniro ukaza tugataha njyewe ibintu ni nkaho nabivuyemo njyewe nabivuyemo urumva degede njyewe ni nkaho nabivuyemo mama sava yari yarahukanye noneho reka yahukane duhita dutaha ariko ibyuma ubwo se araba yahukanye oya turahita dutaha nuvuga ngo uramucyuye ndamucyuriye uranyura se uhakemutse iki hakemutse iki se simvuza n'ibiri ijosi ryanjye risugera rigasagamba ibyuma bikajya hasi nyine dutahe njyewe ndazibukiri ibi bintu twari turimo bimere nkaho yari teyatere twari turi gukina twumvisha ahandi hantu ariko atari iyacu njyewe ntabwo ngendereye kubasenyera imiryango reka nkubwire icara aho ngaho uretse gato umva dafi ngenda mwiyamye ndakwiyamye 150% ndakwiyamye mu buzima ubwo ni ikimenyetso cy'uko ubivuyemo mu ijambo ni njye uyoboye inama ni njye uyoboye inama roho si iki urayimukira inshuti ariko se mutuze ibi ni iki mutuze ni njye uyoboye inama sibyo aya makuru nyagwaye wari uyazi wowe nese kufunga umutwe wewe ngibi wowe wari uzi ko ngende bubikore ariko nabikekaga nabaye amafaranga yagise nabikeka ariko niba aramaye amafaranga ibi bintu none niyo mbiceceka ukabyira ukagenda ukazana ibyo byuma nduzi ko ugiye gutera uyu nguyu niyo akazana ibyo ngibyo nduzi ko uzazanye bya kirimbuzi niyo nayo ngo azanye ibindi bikomeretsa mugahurira hamwe mugacagagurana imiryango mukagera gutya mukayangiza mukamarana amaherezo azaba yahe nanjye ndaho ndeba ijosi akaricagagura nyine ntiyarazanye garura iyo nzoga papa sava garura iyo nzoga ngo umva icyo cyari icya mbere hari ikindi ugiye tutarangije